niko oya no sobanurira uri mu ntoki usimbuka igipangu muri aya maguru bisi bya bisambo moka bya ntago bya bisambo bijya bitera ugasanga ahubwo abantu batwaye sobanurira uri uruje buyuse narinje kureba hano tutiya ariko twarira bakuru ariko kugize imbobo nibera imisatsi yawe tiye tuvugisha ukuri wa muhungu we ntago igisambo usimbutse igipangu muri aya maguru niki uruwahe mubibitse yagenze gute uyu muhungu imbonye igisambo hano gisimbuka ntago nzigera ibyo nyine mama no mu tipe n'inshuti yanjye ahubwo ego mane yega inshuti yawe mwana inshuti nyine isanzwe mwana bareka nkubaza inshuti isimbuka igipangu ntabwo yabonye gati yacu ngo yinjire nyine mama batinye gukomanga nyine asubwo mama ubwo bazi gupfa gukomanga hari hanze yakomanze ku buryo cyasimbuka ubu uramuzi se ndamuzi ntibajya munashishoza mu gushaka abagabo koko mukabasha no kumenya ibyo ari byo niba ari n'inshuti yawe ntabwo nzi bizakurikiraho nyuma mwese mose ntabwo mubabarire mva mubwiza ukuri ntabwo natuma inzira ngiyi ndamwiboneye asimbuka araranguza ntabwo azongera ndebye n'amakabutura mbona n'imisatsi ya karase ntabwo uzi ko bigezweho gukaraga imisatsi n'amakabutura cyakora nibyo niyo mpamvu nawe usigaye wambara ibintu by'amasengeri n'ibiki oya mami nese isoko hari izuba ariko gusimbuka igipangu mami niri mwabikoze ntabwo azongera wa muhungu we oya n'uburyo urebamo mubabarira irya none ariko ninongera kubona ibintu by'amanyenda ndabaga nkuri cyane uri kubanza kukumagara nkamenya kuri amagara ko nuko dad nabimenye wari buye nici nyine umuntu wamusaba imbabazi nanjye umusaba imbabazi sige tukomange ahubwo biraruta kuba komanga nkakubwira ko mami ahari ubundi bukunyigira ese bihagije basi ntabwo bibayeho mu kanya gashize uryamye birene nsohoka cyo kubona mbona akantu k'agahungu kararanganya hirya karimo karasimbuka urupangu rwahe rwacu oya ntabwo ari uda akakoroga kavuye he ndakubwiye ngo ndumiwe nubwo njya kugafata nshaka kubanza kuza kukubyuka n'abandeka no kukubaza njya kubaza ibyo ari byo iki gipangu hari umuntu ugisimbuka kati yewe yego baragisimbutse abazi iki se ubu yaraje kureba wa mukobwa inkumi yacu komeruka hari kamera se umuriro ntuhari kada nta muriro uhari ntawe uhari uyu munsi sinzi uko se ako gahungu se ni akahe buriya mashini ngo niba yagonganye n'iki ipoto ikava niko byagenda nta kibazo reka by'umuriro tubireke ahubwo ako gahungu ni akahe ntabwo numvise ambwira ngo niwe hirya muri izo ngo hirya kaje gushaka nibyo nazibwirwa n'iki kashakaga umukobwa wacu kamubaza iki reka dawe umukobwa yambwiye ko bari inshuti ngo ari niba ngo ari umushuti we niba ari bwa buntu bwo ku ishuri kuko nabona yakaraza imisatsi sinamenya niba banigana kuko kuva ryari se agira inshuti ntitubimenye sinamenya cyangwa urabizi ni ukuri kw'Imana sheri ntabyo nzi none se umuntu mbikubwira ariko mbizi abikubwira cyangwa nazabanza akamenya ibyawe nubwo ikibazo kagira ibyago ngasanga ubizi yego ariko ukabona ngenda umwana wanjye namushora ni ukuri muhamagara ze hano Liliane karame mami basimbuka igipangu ngwino hano witabe sobanurire ko icara hano ngaho nsobanura ibyo numvise kandi wumvishe biki urakeka ko numvise ibikise byagenze bite ntabwo ari kwemera umusobanurire sobanura kuko nawe urabizi iby'akagahungu kasimbutse umbwire ko hari ubwo muzi ari kuvuga yuko wenda se mami si byarangiye birangira se nakubwiye ko ari inshuti yanjye biraho bisanzwe muri karitsiye ko yakoze ikosa sinamusaba imbabazi byarangiye dadi namusabye imbabazi none se ko nubatse igipangu mfite ibyo nirinda kuba hanze nirinda kuba ku gasozi ngewe nubakiye ibisambo dadi atinya nyine kuza hano
atinya kuza agakomanga bazi ko muhari. utinya kuza gukomanga se bivuze kunyuririra urugo naso namusabye imbabazi mami namusabye imbabazi ahubwo sinzi uko oya ngewe mpamvu bivuze reka nkubwire natekereje ko kari agahungu ari agasambo kuko nabonye ari akantu gakaraze nakababariye nakababariye urambwira ngo ariko nibyo nizo ngeso umaze kwiga kandi byateye no gusimbuka ibipangu basi mbabarira. kandi nawe ndi kubona ugiye kuba igisambo nyamara ugiye kunanira Ntabwo nzabikora. usigaye ucudika n'ibisambo cyangwa murigana usigaye ucudika n'ibisambo Turigana dadi no kuri turigana. murigana se kuva ryari mwigana Dadi basi umuntu mwigana umuntu uhura na mwarimu aba afite uburere nk'ubwo ngubwo aba afite umuco nk'uwo nguwo wo kurira igipangu cy'abantu ntago azabyongera mu mubabarire namusaba imbabazi nanjye mbabarira. umusabira imbabazi hano ni mu rugo rwande ni wowe umusabira imbabazi se ni wowe umenya ko yakosheje se ngo genda ukazane kaze kisabira imbabazi none genda ukazane amubwira ngo rwose ibyo bintu Abone hano. wabona yagarutse yuriye ubu se ubu nibwo burere tuguhara Dadi wamubabariye. ndamubabarira ariko uramusabira imbabazi uramenya ko yakosheje nawe wakosheje naso isabira imbabazi ku giti cyawe kandi nabwo ninanaze guha ntabwo bikuraho ko nguhana nintanaguhana ubwo ndahananye ko mubiziranyeho none nimba atabizi gute nsanze nta n'igihano yaguhaye ubu se mbikubwira atari kugira ngo tubiganireho nk'ababyeyi ubwo ugiye kubihindura yuko ngende umukobwa wanjye nkeneye ko umwana wacu aba ikirara amafaranga tumutangaho y'ishuri uzi ko ari make ikibazo mfite umva nkikubwira madamu uyu mukobwa hari nk'umwana umwe cyane ariko ntabwo tugiye kumutunga nk'ikirumbo kimwe nk'uwatunaniye umwe ni nayo mpamvu tumujyana ku ishuri ni ukugira ngo amenye ubwenge ntabwo kumenya ubwenge rero bivuze kujya mu bubobo ubu se najya mu bubobo akajyana n'imbobo bakamwigisha ibya kibobo azaba iki imbobokazi mu rugo rwanjye rero ntabwo nshaka uwigomeka ntabwo nshaka uwigenga sibyo nshaka hano umuntu muzima uzavamo ufite umumaro igihugu kandi nawe akigirira umumaro ubu se amafaranga amaze kumutangira hari ikindi nyakoresha nose nyobeye ko nakayijyanye mu bindi nanjye nkakoresha ibindi by'inyungu zanjye mwana bimeze bite salama bro bimeze bite sa mani shani fresh bimeze neza mwana happy nabuze iminsi yo kristo bimeze bite sibuka cyane cyane cyagera kwirutse cyane yani nyine ndamaze kwirutse ndamwibuka hano haraguru ejo nagiye kada ejo nagiye ku bintu byambaye nguki byagenze bite ubu umutima nagura ubwoba bari bakurindagije se kada ngegera bazanayiha nyino ndagatora kubera yaramfashe nguki imana nagize mbaza mu niye nyine yayisaza cyese kiza kimunze biri imbabazi nyine ya ntabwo ngo turaziranye amunze biri imbabazi nyine amubwira uramugore ko nzi sikari igikenya umucika gute icyo kubona nyine mbona arambabariye arambwiye ngo nsohoke mu rupangu ngende uwo mugore reka da hari amapeni ushaka uzigurire n'akantu isewe niho wagufashe do guca atayikase mba ndingegera yaramerekeje tugeze hanze arambwira ati iyo aza kuba ari papa nguki iyo aza kuba ari papa wagufasha ubu ngubu utashye nta muntu ufite wabaye ese mwana kugira bazagutsinda arana mwese uriya mwana w'ndandi handi mwaje muraro cyangwa wagiye utanamukorenze kuko nanjye nawe cyarankunze kiriya cyane nkurikije ukuntu cyansabiye imbabazi barumva ntakireka pe kubonaga uzabigenza gute kumukundaga none no kumubona siko na nyine kiriya gipangu uriya mugabo arakaze yagufashe urukucu mbese n'ingimana yanakurengeye yihe weho nushaka uzeye n'akandi imana nagukundaga ahubwo igusaba kugira bazakikwikireho ahubwo kagende cyangwa se uzagira uteganya aho muzabana ahubwo reka mbere kagende ndashaka hari umuntu ugiye gutwarira imizigo amafaranga kumva ushaka kuzashaka nyine nzamugura agatelefone tukazajya tuvuga iyo mizigo nase ubute bwawe mwana shabura kugezayo uguragwa mu ujura natamira mbese ukabona nakabaraga ye aha ndari birero mwana nanje kambe ngezeyo nyorukira yureba ibyari byo ubabarire dore ikintu nshaka kugira ngo nguhe imbabazi ndashaka ko kari agahungu ugenda ukakanzanira hano nkabanza nkakabaza neza nimba hano ariko agasuzugurira Dodi mubabarire. hano ni iwanjye nawe twasangije kuhubaka Uramukubita. nongere gusubira nawe mbona kari agahungu hano cyangwa se umbwire ibihano nari bumuhe mpita mbiguha kandi ninjya kubiguha ubwo urahita uva ihute Kwirisi ise y'abana banjye. yafashe umwanzuro we yawufashe